Ese mu gihe gisa nk'iki birashoboka ko hakiriho ababyeyi bameze nka Yokebedi na Muramu, ba babyeyi bemeye gushyira ubuzima bwabo mu kaga, bakemera no kuba bakicwa kubwo kurinda ubuzima bw'umwana wabo? Uyu munsi tugiye kubigiraho. Niba uri umubyeyi, bana natwe, kandi niba uri n'umwana, ubane natwe. Twese tuyibwigire isomo rikomeye mu mibereho y'aba bantu. Ikaze kuri buri wese dusanzwe tubana, ukunda ikiganiro Isomo Ritangaje. Ni ikiganiro cyiza kitugezaho amateka n'ibyigisho bikubiye mu buzima bw'abantu banditse mu ijambo ry'Imana. Wibuke gukora subscribe niba utarayikora. Ni umutima w'urukundo, ni umutima mwiza, ubikore rwose. Yokebedi na Muramu ni ba babyeyi bandi dusoma muri Bibiliya ba kera babyaye Mose wa wundi wakuranye imico myiza kugeza ubwo akora igihambaye, yitwa umwe mu babaye mu mwanya wa Yesu mu gihe yari ari ku isi. Ahagarariye Yesu kuko yayoboye Abisirayeli b'umubiri, na Yesu atuyoboye nk'Abisirayeli b'iby'umwuka. Tugaruke ku mateka gatoya y'abo babyeyi. Abo babyeyi babyaye Mose mu bihe bikomeye, aho abana b'abahungu bahigwaga bukware. Bimeze nko muri iki gihe, ubwo Satani yahagurukiye abana rwose ku buryo bisa no kubica. Imyitwarire yabo yarayihindanyije. Niyo mpamvu tugomba kwigira kuri aba babyeyi kugira ngo turebe icyo batanze, natwe tube twakigiraho. Itegeko ryari rimaze kuba gikwira mu gihugu cyose. Hagombaga kwicwa abana b'abahungu uko bavutse. Byari bikaze. Igitekerezo cyaje muri abo babyeyi cyo kumubohera agatete kimeze nk'igitekerezo wagira ucyakira ikibondo mu biganza byawe. Ese ushyiraho ngamba ki iyo ukibona umwana mu biganza byawe? Ese uba uhuze cyane, unaniwe ku buryo udashobora kwibaza ko Satani amureba ashaka kumumira bunguri? Igira isomo neza. Nk'uko baboshye kariya gatete, ni nako nawe ushobora gushyiraho ingamba z'uburyo uzigisha kandi ukarinda umwana wawe. Imana nziza, Imana yita ku muhati wa buri wese, yarabarebye, irabitegereza, ibona ikwiye kugira ikintu ibakorera. Yarabarinze, ntago bavumbuwe. Mose aho yari ari, Imana yaramurebye imugiraho umugambi mwiza. Biturutse ku ki? Biturutse ku muhati w'ababyeyi be. Turahamagarirwa nk'ababyeyi kugira imigambi myiza ku bana bacu. Niwiyemeza kurerera Imana izaguha buri kimwe cyose gisabwa kugira ngo ugere ku ntego wiyemeje. Nk'uko abo babyeyi babonye amahirwe ya kabiri, bakongera gusubizwa umwana wabo mu biganza, bakamera nk'abamubyaye bwa kabiri, niko bimeze no kuri buri wese. Abana bacu bashobora kuba baratoye imico itari myiza kugeza ubwo tubareba tukabona bageze mu maboko y'umwami ushaka kubica, ari we Satani, umwanzi. Ariko Yesu yakongera kubasubiza mu biganza byacu, tukabarera imyaka irenga 12, tukongera kubaha uburere bwiza buturuka ku Mana. Icyo dusabwa ni ukwerekeza imitima yacu ku Mana, tukayisaba ibikomeye gutyo. Dusaba Imana ishobora kongera kubidukorera. Ababyeyi ba Mose igihe bongeraga kumuhabwa, bakoze buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo igihe azongera gusubira ibwami, icy'ingenzi azabe yarakibwiwe. Ese umwana wawe, umwana wanjye, ni iki azi? Ubundi ibyo yica abyica abizi cyangwa abyica kuko atanabibwiwe? Uwo mubyeyi w'intwari yakoze uko ashoboye kose kugira ngo umuhungu we atazagira icyo yitwaza. Imana nabyo yabimuhereyemo umugisha utangaje. Uwo mubyeyi yarasobanukiwe ko igihembo kizahoraho kizaturuka mu byo yakoze. Natwe uko niko bimeze. Uko dufata abana bacu, uko turera abana bacu, hari purusa runaka cyangwa ijanisha runaka ry'imico cyangwa ry'uko bakura. Dusenge Imana kugira ngo ibyo dushaka kubigisha abe ari byo bakurana, kuko
igihe abantu bari basinziriye nibwo umwanzi yabibye urukungu mu masaka, ariko turacyafite ayandi mahirwe. Biragoye guhara ibyishimo, biragoye guhara umwanya wo kwinezeza kugira ngo tumarane igihe kirekire n'abana bacu, ariko burya birashoboka, ntabwo bigoye nk'ibidashoboka. Uwo mwanya dufata turi kumwe nabo, hari igihamya cy'uko uwo mwanya ushobora kubyara umusaruro. Isomo ritangaje ry'uyu munsi rero rirareba ababyeyi kandi ribwira n'abana. Ntabwo Mose ibyamubayeho ari impanuka, nawe hari uburyo yabyihitiyemo. Ndabanza kubwira abasore, isomo ritangaje ry'uyu munsi riravuga ko abana hari uruhare bagomba kugira mu gukomeza no mu gukomeza guhitamo imibereho n'imico ababyeyi babo bafashe igihe kinini babatoza. Baba baritanze, baba baratanze byinshi ku bwabo, ntabwo bagomba kubareba nk'abadafite agaciro, bagomba kubareba nk'uko Mose yakomeje kureba ababyeyi be, agahagararira umuryango wose mu maso y'Imana, n'ababyeyi nabo ni uko. Burya kugira ngo haboneke igiti cy'inganzamarumbo bisaba ko urubuto ruba rwapfuye, niko bimeze no ku babyeyi. Hari byinshi tugomba guhomba kugira ngo abana bacu babeho neza, base neza kandi bunguke byinshi kurushaho. Nidukwishimira kugumana ibyishimo byacu, hari ibyo tuzaba turi kubagomwa kandi wenda twebwe twarabihawe. Kugira ngo umuryango mugari w'abana b'Imana ube urimo abantu bashimishije, ni uko tugira icyo twitanga nk'ababyeyi. Isomo ry'uyu munsi rero riratugarukaho twese ari ababyeyi ndetse ari n'abana. Nk'uko Yokebedi yemeye agatanga buri kimwe cyose, agatanga ibyishimo bye kubera kurerera Imana, natwe dukwiriye kwiyemeza icyo kintu tukagishyira mu migambi yacu umunsi ku munsi. Imana mbere ya byose.